Yohana integuza ya Yesu atangira kubwiriza yaravuze ngo mwihane. Hanyuma Yesu yamukurikiye nawe atangira kuri ni mwihane. Petero umwuka wera amanuka yatangiye kuri ni mwihane. Paulo agiye mu banyamahanga yatangiriye kuri ni mwihane. Ndabizi ko ibyo ngiye kuvuga mubizi ubutumwa bwinshi buhari buri gutangirira ahandi hataraho. Sinzi niba wakubaka etage ndende utaratunganyije neza fondation ngo uzizere ko iyo nzu izarama cyangwa izamara igihe kirekire cyangwa se itazateza ibyago abazayikoreramo. Ubutumwa bwiza budatangiriye aho bushobora guteza ibyago byinshi. Uyu munsi rero bambwiye kuvuga ku kugwa k'umuntu n'ingaruka zabyo. Ndi buvuge ku gutandukana n'Imana, kamere y'icyaha, umujinya w'Imana n'urubanza. Nihuse icyaha ni iki? Icyaha gisobanuro nagihaye ni igitekerezo cyose, ni ijambo ryose cyangwa se igikorwa cyose binyuranye n'ubushake bw'Imana. Icyaha ni igitekerezo cyose cyangwa se ijambo ryose cyangwa se icyo wakora cyose gihabanye n'ubushake bw'Imana. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3:4 haravuga ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye kandi icyaha nibwo bugome. Hanyuma Matayo ibice 5:21 na 22 haravuga ngo mwumvishe ko abakera bababwiye ngo ntukice, uwica abakwiriye guhanwa n'abacamanza. Ariko ngeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'umucamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wa gicucu akwiriye gushigwa mu muriro wa Gehinomu. Ndebe ukuntu abashoferi batukana bazamuye n'ibirahuri ntawe urimo kubumva. Mu muhanda habera ibintu byinshi, ukabona uwo muntu n'urimo gutuka ntabyumva kuko wazamuye ibirahuri. Ariko nyine hano muri uyu murongo bashaka kuvuga ko icyaha ni igitekerezo, ni ijambo ryose, ni igikorwa cyose binyuranye n'ubushake bw'Imana. Aho Yesu atandukaniye n'idini n'amategeko asanzwe, idini cyangwa se amategeko asanzwe yo hanze ahana icyaha kuko bamaze kubona ibimenyetso by'icyaha. Yesu we avuga ko icyaha ari igitekerezo kiri mu mutima. Reka mbaho urugero. Mu idini umuntu yatwise inda idateganyijwe niwe duhana, ariko wasambanye ntibabimenye ntacyo bitubwiye. Simvuga hano, ntabwo ari hano iwanyu. Yesu we agwanya icyaha kitaraba icyaha kikiri igitekerezo. Kwa Mose byitwa ko wasambanye ari uko birangije, byitwa ko wishe intumbi bayireba hariya. Ariko kwa Yesu kwifuza mu mutima no gusambana no kwanga mwene data wundi n'umwica uri umwicaye. Niho amategeko ya Yesu atandukanira n'aya Mose. Icyaha gitangira ari igitekerezo. Ushobora kuba ufite umushefu ku kazi, hari ukuntu atakwiyumvishemo akakugwara inzika, hanyuma umunsi bazamuregera ikosa wakoze ritari rinini, azaguha igihano cyanyuma mu biri mu kigo. Hari perezida umwe wa Korea ya ruguru yigeze kurasisha, yigeze guhana umuntu yasinziriye mu nama, amuhanisha igihano. Bamurasishije isasu bahanuza indege. Ugatekereza
uyu muntu ntabwo biba bimufasha uyu munsi. Hari ukuntu aba byaratangiye ari igitekerezo, Satani akakivomerera kigakura, hanyuma umunsi yazabonye okaziyo akagutura ibyo abitse muri we. Gusambana bitangira ari igitekerezo. Umudamu yambaye neza nk'uko hano bambara neza, wowe ukajya umureba yambaye ubusa, hanyuma ukabigendana bikabyara irari, hanyuma bikazakura. Umunsi wabonye okaziyo yo guhurira ahantu nawe ahantu, azagukizwa n'Imana gusa. Icyaha ni igitekerezo cyose cyangwa se ijambo ryose cyangwa se icyo wakora cyose binyuranye n'ubushake bw'Imana. Nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Icyaha ntigitinya kuvuga mu ndimi, ntigitinya izina witwa mu rusengero rikomeye. Icyaha ntigitinya kuba batijwe mu mazi menshi cyangwa make. Icyaha ntigitinya ko hanze bakubaha. Icyaha ntigitinya ko uzukuruje. Icyaha ntigitinya, nta muntu n'umwe gitinya. Nta n'umwe gitinya. Mutekereze umuntu w'igihangange nka Pawulo avuga ngo nshaka gukora icyiza, ikibi kikantanga imbere. Ikibi nanga kikaba ari cyo nkora. Agera igihe ngo ndapfuye, aravuga ngo ndapfuye, umubiri untera gukora ibyaha nzawukizwa n'iki? Ejo nzavuga uburyo dukirira muri Kristo Yesu, cyangwa se umurimo w'umusaraba mu kudukiza icyaha. Maze igihe numva abantu bamwe, urubyiruko n'abandi, avuga ati pastor byarananiye, byageze igihe ndiyakira kubera ko iki cyaha cyarananiye. Kuri ngewe ni inkuru idashimishije kumva bene ayo magambo, kubera ko iyo umuntu agihumeka, Imana iba igifite ikindi yakora, yaguha imbaraga zo kubitsinda, kuko abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bubahindura kuba abana b'Imana. Icyo kintu wageze igihe ukamanika amaboko ukavuga ko cyakunaniye, hano mu itorero hano hari abandi bahamya bagitsinze, kandi imbaraga zabafashije Imana iracazitanga, nawe yaziguha ukagitsinda. Ntuzadekarare kunanirwa, gira zira, ni ikosa rikomeye. Ongera ugerageze muri aya masengesho y'iminsi 40, ndakwinginze ongera ugerageze uzabitsinda. Ongera ugerageze irari rizashira, ongera ugerageze inyota izavaho, ongera ugerageze wa muntu uzamubabarira byemere, ongera ugerageze. Ariko ubundi gusenga ko bikwiye kutwubakira imbaraga zo gutsinda icyaha. Niba dusenga 40 bigasa nkaho twabagariye ingeso tugakomerezaho, uko gusenga ntabwo dukwiye kugutekerezaho neza. Niba gusenga kudusigira za ngeso uko zakabaye, ntacyo duhindutseho, dukwiye gusaba umwami ngo adufashe guhinduka ku ngeso. Hanyuma icyaha cyateye umuntu gutandukana n'Imana. Nagira ngo mbabwire ko kugwa k'umuntu bitangirira mu mahitamo cyangwa se ubushake bw'umuntu, kuko ahisemo kugomera Imana akumvira Satani. Aka kantu ko karahenze, abamarayika ntibagafite, n'inyamaswa ntabwo zigafite. Amahitamo afitwe n'umuntu wenyine. Nagira ngo muri amasengesho y'iminsi 40 Imana igushoboze guhitamo neza komatana na Kristo, azaguha imbaraga zo gutsinda icyaha. Gutandukana n'Imana byatangiriye mu mahitamo, aho umuntu yahisemo kugomera Imana akumvira Satani. Mwitangira ibice 3, umurongo wa mbere ukageza ku murongo wa 5. Reka nsomemo umurongo wa mbere n'uwa 5. Haravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzajye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Umurongo wa 5,
kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Ntabwo sinzi niba mwumva ukuntu imirongo iteye ubwoba. Satani ava mu ijuru, muzi ikintu yakoze? Yifuje kungana n'Imana, kuringanira n'Imana, hanyuma imwambura ubutware bwose yari ifite. Irema umuntu, yamuhaye ubutware, imuha n'ubushobozi. Satani yifashishije uburiganya, niko Bibiliya yatubwiye ngo Satani yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba. Satani abesha umuntu ko adafite ubutware, ko adasa n'Imana, kugira ngo ubutware afite atazi nawe abutakaze. Reka mbabaze, icyo gihe umuntu yasaga n'Imana cyangwa ntiyasa n'Imana? Karame? Yasaga n'Imana. Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, abe nk'umwe wo muri twe. Hanyuma Satani aza kumubwira ko ibyo bintu we ntabyo afite, adasa n'Imana, najya ku mbuto ari buse n'Imana. Reka mbivuge mu magambo yoroshye. Mwari muzi ko muri Kristo Yesu twahawe ubutware, twahawe ubushobozi, twahawe gusa n'Imana muri Kristo, twahawe ubuntu butangaje. Nyamara Satani araturiganya akabidusuzugurana, akagutera kwiganyira kubera kutazi icyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Mbabwira igisobanuro cyo kwiganyira. Kwiganyira ni ukubara ibyo ukeneye ukuyemo umuterankunga witwa Imana. Kwiganyira ni ukubara ibyo ushaka ukuyemo Imana. Ijambo rivuga ngo ntukiganyire ryanditse inshuro 350 muri Bibiliya, ariko mubare inshuro tubyuka twiganyira. Ntabwo tuzi ibyo duteganyirijwe muri Kristo Yesu, hanyuma Satani kuko azi ko tutabizi agahita dutera nk'uko yateye mu ngobyi ya Edeni, akavuga ngo nimukijyaho muzaba nk'Imana, kandi basanganywe gusa n'Imana. Mu butatu Imana yafunguye uruziga ishiramo umuntu kugira ngo ase nayo. Muri Edeni niho iby'ijuru byambarira umubiri. Mbabwira ubundi buriganya. Satani nako reka tuvuge kuvuga Satani, tuvuge twebwe duhora dushaka ko Imana ikora ibyo dushaka, ntitubeho uko ishaka. Mu isengesho rya Data wa twese haravuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba. Hanyuma twe turavuga ngo hoya, kubanza kujya mu ijuru hanyuma bikaza mu isi biragoye, ahubwo ibyo dushaka aba ari byishigikira. Kandi ibyo dushaka byuzuyemo umwanda, byuzuye ububi gusa. Ibyo dushaka, reka mbaho urugero. Bibiliya iravuga ngo kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ngo Umwuka Wera aradusengera akatunihira iminiho. Bigenda bite? Iyo dusenga ibintu byuzuye irari ryacu n'ibyifuzo, ni ibintu bidatunganye. Umwuka Wera we iyo agiye gusenga afata bya bintu twasenze bidatunganye akabishyira ku murongo. Yarangiza agahita ashiraho imibavu akabizamukana ku Mana, akavuga ngo rata nuko atazi kuvuga igikenewe cyari iki. Nuko Umwuka Wera bigenza. Hari ukuntu Umwuka Wera adusengera twebwe mu buryo tutazi. Umuntu aracifuza ko Imana ikora ibyo ashaka, aho kugira ngo Imana ikora ibyo ishaka mu buzima bwacu. Ubushake bw'Imana kwagira ngo tubeho neza. Ntabwo Imana yifuza ko tubaho duhangayitse, ntabwo yifuza ko tubaho twiganyira, nuko tutazi icyo Imana ishaka. Igihe Yesu yavuka, hari indirimbo abamarayika baririmbye ngo mu ijuru icyubahiro kibe, mu isi amahoro abe mubo,
igisobanuro cari kimwe, nimusubize Imana icubahiro mwayambuye, amahoro atahe mu buzima bwayo. Nico gisobanuro gusa. Ariko kubera icyaha duhora dushaka ko Imana ikora ibyo twe dushaka. Kambabwira ingaruka zabaye igihe umuntu yakoze icyaha. Icyambere, yambuwe kwera. Yambuwe kwera. Icya kabiri, umwuka wera yahise yigendera. Umuntu yambuwe kwera, umwuka wera arigendera. Icya gatatu, yatakaje ubutware bwamusumbisha ibindi biremwa byose. Icyaha cyamwambuye kwera, cyamwambuye umwuka wera, cyamwambuye ubutware bwamusumbisha ibiremwa byose. Ikindi, yambuwe ubuturo abinzererezi hirya y'ingobyi. Ikindi, yambuwe umugisha. Ingobyi ya Edeni yarimwo amabuye y'agaciro n'imigezi n'ibintu byose byo kurya bimeze neza. Ni ukuvuga ngo yatakaje umugisha. Ikindi nanone, yatakaje ubwiza bw'Imana, yibona yambaye ubusa. Ikindi yatakaje intego y'ubuzima, yabayeho mu muruho kubera ko atarakibasha gukora icyo yaremewe gukora. Icyanyuma, yatakaje ubumwe n'Imana na mugenzi we hamwe n'ibidukikije. Ni nkaho yatandukanye n'Imana, atandukana n'umugore we uko bahise bashwana. Iyo ndasoma aya magambo nababaye. Uzi ko Adamu akibona Eva yaravuze ngo nakara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko akuye mu mugabo, avuga umutomo uvugitse neza. Hanyuma umunsi yakoze icyaha yaravuze ngo wa mugore wampaye. Mbega ibintu bibishe. Ntabwo turi mu bubatsi ngo, ariko banza n'urugo rwaje mu icyaha, imitomo irahava agahinduka wa mugore, ahita ahinduka. Nagira ngo muri aya masengesho tuyatangira ugerageze wibwize ukuri. Igihe ubuzima bwawe wabweguriye icyaha, nta bintu uzi watakaje. Ikintu nibwira, niba ubayeho ubuzima bw'icyaha, amahoro mu mutima ntayo ufite. Icyambere cyatakaye ni amahoro. Ahari byarashitse urasambana, bigera igihe ukuramo inda, nta muntu ubizi, ariko umutima wawe uwo ntujya ruswa ubizi neza. Birashoboka ko wagiye muri kompetisiyo y'ubuzima kugira ngo ugere ku butunzi vuba, rimwe na rimwe ukabigeraho mu buryo bw'uburiganya. Umutima wawe ubizi neza, ntushobora kugira amahoro, ntushobora kugira ibyishimo, ntibishoboka. Hari ibintu wambugwa nuko icyaha cinjiye mu buzima bwawe. Umunsi icyaha cyahunze kikava mu buzima bwawe, ukiyunga n'Imana, amahoro azataha iwawe. Uzongera kumva wishimiye ubuzima, uzishimira kubaho, uzishimira urugo rwawe, uzishimira kuba mu itorero. Umurimo w'Imana nta muntu azawuguhatira, uzakorera Imana utagononwa, utabihatirwa, wumva biryoshe. Ubundi agakiza nicyo kintu cyiza. Maze imyaka 38 nkijijwe, wampitishamwe nahitamo Yesu, ntabwo ndabyicuza. Niba hari ikintu kinezeza no kugenda mu muhanda numva ntaco mpfa n'Imana, nicyo kintu kinezeza. Sinjya ntinya urupfu ngo nibaze ngo hajya mpfuye, ngewe mpfuye nzaba naje kwa data, nzaba ngiye muhira iwacu, nta kibazo nzaba mfite, kubera ko nirinda ikintu cyose cyatuma ntakaza icy'ingenzi nakiriye. Nanone nta kintu wama icyo ari cyo cyose cyatuma ntakaza agakiza, kubera ko agakiza karangyoheye pe. Ndabizi ko mutunze ibintu byiza, ndabizi ko mufungura neza, ariko hano tuhakorera igaburo ryera, tuhasabanira n'Imana ku igaburo ryera.
ninde muntu yicaye aha iwe ajya ku meza akagigaburo genda nabizi ko mujye ibyo bihenze. Ahantu yavuze ngo tujye tubikora tumwibuka. Ariko nibaza abantu badakijwe babaho bate? Abantu badakijwe babaho bate? Ibyo ntaco bitwaye. Ahubwo umuntu aba mu itorero, ahantu Imana yezereza abantu, ahantu Imana itunganyiriza abantu, ahantu abantu bambikirwa ubutware, aha abantu batsindira ibyaha, ukabasha kuhaba udakijijwe umwaka 2 3. Abantu biremera rero ntababeje mujya muntera ubwoba kubera ko inyigisho gusa zanyuze hano aho kuva imyaka mike mazi umunsi nge nawe tuzahagarara imbere y'Imana bakagarura bigisha bose banyuze imbere yawe. Sinzi niba uzabona igisobanuro k'uyu munsi ucangana, ugisambana, ukiri umusinzi, ukibayeho ubuzima butuma abandi bantu biganyira, biherera bakarira kubera wowe. Ibintu Yesu yigeze kuvuga kuri Korazini, aravuga ngo ibintu byavugiwe hano iyo bivugirwa i Sodomu ni Gomora, muzabaze amateka yahabaye nyuma yaho aho hantu yavuze ibyo bintu. Cyo nagira ngo mvuge niki, tugiye gutangira iminsi, dutangiye iminsi 40, twatangiye iminsi 40, tugiye gusenga icyampa Imana ikaduha imbaraga zo gutsinda icyaha. Nubwo twasengera icyo gusa, ntabwo nasomye hariya mu giseke icyo bashizemo, ariko ibyo twashizemo nabyo Imana izabisubiza yego, ariko igihatsi ibindi dukwiye gusengera Imana idukiza icyaha. Ariko ubundi reka mbabaze, habaye iki mu myaka mike nkijijwe? Byari bigoye ko umuntu yicarana icyaha mu itorero umwaka ntabwo byashobokaga. Kambabwiza ukuri, ikintu nifuza kuzabona mbere y'uko mva nuko itorero rigarura ubuzima bwo kwihana, nuko rigarura ubuzima bwo kwihana, aho umuntu yumva ababajwe nuko ari umunyabyaha. Ibindi bintu byiza byose tuzabigeraho muri Kristo Yesu, harimo nibirenze ibyo twagezeho, kandi kubiduha n'ubuntu turabana b'Imana. Ikintu isi takwigana gitangwa n'Imana gusa n'umutima wihana. Niki cyatumaza ubwoba? Niki gituma tubana ibintu? Nawe utekereza, umudamu wawe iyo yiherereye akurega ku Mana kubera ko umugenza, umugabo wawe ariherera akarira kubera imiterere yawe, abana wabyaye ntushobora kubabwira ko Imana ari nziza kubera ko babuze isura y'Imana kuri wowe. Ubwo buzima Imana idusukira umwuka wo kwihana, itugarura ibihe byiza byo kwihana, itugarura ibihe byiza byo guhembuka. Kubera iki? Imana igira imbabazi, ariko nanone igira n'umujinya. Icyaha kitihanywe cyose gitera umujinya Imana. Hari umugabo umwe yaguye mu byaha by'ubusambanyi igihe kinini, hanyuma abonye birambiranye ahita yimuka iwabo ajya mu mujyi umwe, aracuruza biramuhira atera imbere. Nyuma y'imyaka 10 umwuka wera muzaho, agirirwa ubuntu, umwuka wera muzaho aramubwira ngo nagira ngo usubire iwanyu aho wavuye ku ivuko, hari ikintu uzakubwira ugezeyo. Ahageze inyuma y'iwabo hari ibuye rinini,
Imana iramubwira ngo iri buye kuva uhavuye ubona hari ikintu cyavuyeho. Aravuga atoya ko narisize niko rikimeze. Imana iramubwira ngo niko n'icyaha c'ubusambanyi wakoze gihora imbere yanjye. Icyaha ntabwo kimagwa n'amaturo watuye, ntabwo kimagwa n'iminsi umaze mu rusengero, nubwo wafashe imfubyi zose zo mu Rwanda, nubwo wafasha abagwayi bose mu bitaro n'amagereza yose akaba ari ubafasha. Icyaha kimagwa n'amaraso ya Kristo Yesu binyuriye mu kwihana. Icyo kintu kikuraho icyaha. Iyo urebye icyaha Adamu yakoze mu ngobyi ya Edeni, umujinya Imana yagize wakomereje kuri Kayini. Hanyuma mu gihe cyo kwa Nowa Imana yicuza icyatumye irema umuntu. Sodomu na Gomora bazize icyaha. Babeli bigometse ku Mana, baravuga ngo barashaka kugera ku Mana, hanyuma ibahanisha gutatanya indimi. Mu butayu abantu bakomeje kwigomeka, Imana ikabateza inzoka, ejo ikazana mugiga, ariko abantu banga guhinduka. N'igihe bari bageze i Kanani, yarababwiye ati sinakora ikosa ryo kumaraho amahanga yose, nzasiga ababacisha bugufi bazajya babibutsa ko bakiraniwe. Nagira ngo mbibutse ko misiyo ya Yesu yarimo ibintu bibiri. Harimo kugosora ingano bakazihunika mu kigega, ariko nanone umurama bakawutwikisha umuriro. Cyari igisobanuro cyiza ko Imana izahana icyaha. Yesaya 61 harimo agace k'umurongo gateye ubwoba katarasohora, ibindi bavuze muri uwo murongo byarasohoye, kavuga ngo no guhora inzigo. Reka mbaho urugero. Igihe bagambanira Yesu ngo apfe, Abayahudi baravuze ngo amaraso ye azatubeho twe n'urubyaro. Bagira ngo bavuze ikintu coroshe. Muri 70 batakaje igihugu, bamara imyaka 1900 baravuye ku ikarita y'isi, kandi amaraso kugera uyu munsi arashahurika. Mundebe babwiza ukuri, Imana izahana icyaha. Uwo waburiwe wese n'uburyo wagikoze bwose, niba utaracihanye, Imana izahana icyaha. Ibi mvuze abantu batazagira amahirwe yo kujya mu ijuru, bazareba ukuntu Imana ihora inzigo. Itorero nirizamugwa, Imana izahora inzigo. Izabigamije ikintu kimwe gusa, kwereka abantu ko banze umwana w'intama, amaraso abakiza ibyaha cyangwa se yaje gukuraho icyaha, bayaniniye batayahaye agaciro. Kugira ngo byumve neza, umwuka wera aburizamo ubugome n'ibindi bintu biri mu mitima y'abatizera. Reka mbaho urugero. Murebe ibibombe atomike isi ibitse, barabibitse. Itorero nirigenda rizazamukana n'amahoro n'ibyishimo, biriya bintu byose bizajyana n'itorero. Iyo twasenze, abapagani nabo bagubwa neza, kubera ko ibintu bibi bibitse mu mitima Imana ibifungirayo kuko abera basenze. Itorero nirizamugwa n'umwuka wera akajyana n'ibyishimo n'amahoro, hazaba igihe gikomeye cyo guhora inzigo. Nkwifurije kuzaba mu muzuko wa mbere, nkwifurije kuzumva impanda. Abazasigara bazahura no guhora inzigo. Imana izahana icyaha. Kubera iki? Kimwe mu bigize Imana ni ubutabera. Imana irakiranuka, Imana iri juste. Izahana icyaha, uko nababwiye, wagikora wese
nahoze soma ukuntu igihe Yesu yari yishizeho ibyaha byacu, Imana ngo yarahindukiye imutera umugongo. Bibiliya iravuga muri Yesaya ngo Imana yaramushenjaguye, imushenjagurira gukiranirwa kwacu kuko yishizeho ibyaha. Mumbwiza ukuri bantu biremera, niba Imana itaratinya umwana wayo ikamushenjagura kuko yishizeho icyaha, izatinya twebwe? Buriya mu gihe cyo kwa Nowa Imana irimbuza abantu amazi, nabwo byari ubutabera bwayo. Mu butabera bw'Imana, Imana ibasha kurengera umuntu cyangwa se ikamuhana, kubera ko mu bigize Imana nyene harimo ubutabera. Hanyuma soza kugira ngo dusenge, natangiye mbabwira ko mbashimira ko mukivuga icyaha mu izina, mwongere mu bikomera amashi. Inkuru idashimishije ntabwo mpanuye mu myaka mike iri imbere bizaba bitacemewe kuvuga icyaha mu izina. Umushumba umwe w'inshuti yanjye ari mu gihugu kimwe ntashaka kuvuga izina, yahagaze ku ruhimbi nk'ahamagaze aravuga ngo dusenge, torero dusenge uyu mwuka w'ubutinganyi uveho. Yarangije kuvuga ibyo, polisi ihari bahita bamwambika minote bamukatira imyaka 15 kubera gusa ko bivuze. Na hano no ku isi hose hari igihe bizaba ari icyaha gihanwa n'amategeko kuvuga icyaha mu izina, kubera ko isi yo yahisemo ubwo buzima. Hanyuma isi yo ntaco itwaye, reka mbabwire itorero. Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka ngo bazirundanyiriza abigisha bahwanyije n'irari ryabo, ngo kubera ngo amatwi yabo ngo azaba bajya badashobora kwemera ukuri. Aho niho hakomeye, aho niho ntinya, aho niho ntinya. Iyo murebye ibintu byuzuye kuri YouTube ntabwo bamufite. Ibintu byuzuye kuri YouTube ntabwo bibateye, ntabwo ari gospel, ntabwo ari gospel. Bo bantu barakunzwe yego, ariko ibyo bavuga ntabwo biri gospel, si ubutumwa bwiza. Hari igihugu kimwe merukamo umuntu aranyicaza ababaye arira, arambwira ngo pastor ngo nagira ngo tukubaza ngo abadamu bose bo mu Rwanda ngo nibariya tureba kuri YouTube, abanyarwandakazi bose ni kuri abameze. Ndavuga nti hoya bariya mureba bamwe harimo abatunaniye. Mbese gusobanura ko umunyarwandakazi atari nk'ababandi bibi byamfasha umwanya munini cyane, kubera ko nibyo byuzuye kuri YouTube by'abantu bareba. Bazirundanyiriza abigisha bahwanyije n'irari ryabo batavuga icyaha mu izina. Nagira ngo dusenge tubwire Imana ngo ubwami bwawe buze. Hanyuma y'ubwami bw'Imana buharu icyaha kirimuka, intege nke zirahunga, ubuntu bw'Imana butubaho, hanyuma tugasana Kristo Yesu. Nagira ngo dusenge. Sinzi niba aribwo bwa mbere wakiriye Kristo cyangwa se wagize intege nke ukaba ubayeho ubuzima bw'icyaha. Ntabwo ndi bukubwire ngo uze hano imbere, oya, ahubwo nuhaguruka ubwize Imana ukuri ku mutima wawe, bibwire ngo Mwami ndambiwe kubaho ubu buzima, imbaraga zafashije abandi gukira nanjye uzimpe nkire. Ndabizi ko bizakunezeza kubaho ubuzima butari mu ijwi rigucira urubanza, bizakunezeza. Muhaguruke dusenge. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli kandi Mana yacu, uyu mugoroba tuguciriye bugufi, uyu mugoroba tuguciriye bugufi. Ubwami bwawe nibuze,
ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze. Turambiwe kubaho ubuzima bw'icyaha, aho icyaha gihabwa intebe bikaba bitemerewe no kukivuga. Twifuza kubaho ubuzima bukiranutse nk'uko wabuteganyije. Biracashoboka, 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 biracashoboka. Ubwo duhaye iminsi 40 biracashoboka. Ubwo kiduhaye umutekano tukavuga ijambo ryawe ku mugaragaro biracashoboka. Ubwo umwuka wera kiri mu isi biracashoboka. Ubwo imbabazi zawe zikihari biracashoboka. Biracashoboka kwezwa, biracashoboka gusa nawe, biracashoboka guhinduka, biracashoboka kwera imbuto, biracashoboka, biracashoboka, biracashoboka gukiranuka, biracashoboka. Ntabwo ijambo ryawe ryadusaba ibitabaho, ntabwo ijambo ryawe ryadusaba ibidashoboka, ntabwo ijambo ryawe ryadusaba ibyo utashisa mu mitima yacu. Biracashoboka, biracashoboka waduhindura, biracashoboka. Suka umwuka wo kwihana no kwezwa. Mwuka wera afite imbaraga zo korosha umutima ukomeye nk'ibuye ukoroha nk'inyama. Mwuka wera afite ubushobozi bwo kurimbura amahwa, imbuto zikabona aho zikurira. Mwuka wera afite imbaraga wo gufata inyoni zitoragura ijambo ryawe. Mwuka wera afite ubushobozi bwo kuduhindura ubutaka bwiza bwo kubibamo. Biracashoboka Mana, biracashoboka, biracashoboka, biracashoboka ku bagabo dufite, biracashoboka ku basore bacu, biracashoboka ku bakobwa n'abamama, biracashoboka mu bakozi bawe, biracashoboka mu itorero, biracashoboka, biracashoboka. Cyangwa ugasatura ijuru ukaduha ibihe byiza. Biracashoboka ku munyantege nke nka Petero yihakana umwami avuga ngo ntabwo twasinze, mwe mwishe ni ukoze ibi. Tanze ico yasezeranye kuva kuri Aburahamu. Cyangwa tugasohorezwa amasezerano ukaduha ibihe byiza byo guhemburwa. Mwami, ibyo nibiba ingwara zizakira, abadayimoni bazahunga, ibibazo bizakemuka, ubukene buzavaho. Mwami, ntabwo waduha ico ngo utwime ibindi, dushoboze kubaho ubwo buzima, dushoboze kubaho ubwo buzima. Urakoze mu izina rya Yesu.